ni imirambi myiza iteye ubwuzu iwabo w'inka n'abantu, kakaba akarere kari kwihuta cyane mu iterambere ugereranyije n'uko kari kameze mu myaka 25 ishize. Tujyane i Nyagatare yabaye amahanga iwabo w'inka ndetse n'abantu. Nitwa Cedric Niyonshuti, Inigo Magic TV Rwanda, kana subscribe, share na comment niba utarabikora kugira ngo tubane ibikorwa byacu ko bukeye n'uko bwije. Bahe ikaze rero. Akarere ka Nyagatare kahoze gafite igice kinini cya parike y'Akagera kazwiho gutunga inka zirenga 200,000 n'umukamo ku rwego rwo hejuru. Nyuma y'ibi ngibi leta yagashumye ibikorwa remezo bitandukanye binyuze mu misoro y'iterambere rihuta muri kano karere. Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare Gasana yavuze ko muri imyaka 25 ishize hari ibikorwa remezo byinshi byubatswe byahinduye akarere gafite igice kinini cyakuwe kuri parike y'igihugu y'Akagera. Nyagatare yahoze ari amashyamba, ubu hubatswe imihanda ireshya n'ibirometero 144, ikaba yohereje ubuhahirane hagati y'abaturage. Mu myaka 2 ishize nibura muri kano karere hubatswe ibirometero 17, kongeraho ibindi birometero 7,500 biri kubaka kuri byose ngo byahinduye isura y'aka karere mu buryo bugaragara. Meya Gasana yaravuze ati harimo imihanda yubatswe imbere mu karere ndetse n'indi yagiye duhuza n'uturere duhana imbibi, hakaba n'imihanda ihuza imirenge yacu. Akarere ka Nyagatare gafite stade iri muri 3 Perezida Kagame yemereye abaturage mu Burasirazuba. Iyi stade yuzuye itwaye miliyari hafi 9 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi stade ikaba ikinirwaho n'ikipe ya Sunrise FC. Iyi stade ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 3,500 bicaye neza, mu gihe hari n'abandi bagera ku 200 bashobora kureba umukino bahagaze. Ifite ibindi bibuga birimo cya tennis n'ikindi gikinirwamo imikino 3 itandukanye irimo volleyball, basketball, handball ndetse by'akarusho ifite tapi ikinirwaho n'abasiganwa ku maguru. Akarere ka Nyagatare gafite imishinga minini iri guteza imbere mu byiciro bitandukanye. Mu bijyanye n'ubworozi hari ukubaka uruganda rw'amata y'ifu ruzuzura rutwaye miliyari 5 by'amafaranga y'u Rwanda, rukazajya rwakira litiro 500 z'amata buri munsi. Uruganda rwe rwa mbere ruzaba rwubatse ku butaka bw'u Rwanda. Akarere ka Nyagatare kandi kubatse ibitaro bya Gatunda, nimwe mu byaruhuye ingendo ndende zakorwaga n'abaturage bajya kwivuza kuri abandi bakajya kwivuriza muri Uganda. Bafite ibitanda 89, bikaba byakira abarwayi bose kuko bafite serivisi zo kubyaza, iz'amenyo, amaso, gusiramura ndetse no kuvura indwara zose z'abantu bakuru ndetse n'abana. Meya w'aka karere yavuze ko mu bindi bikorwa remezo byubatswe muri imyaka 25 ishize binyuze mu misoro n'amahoro harimo gutunganya icyanya cyahariwe inganda muri kano karere. Yaravuze ati ubu dufite inganda 3 zatangiye gukora, tukagira izindi 2 ziri kubakwa, kandi dukomeje kugira n'abandi bafatanyabikorwa benshi bifuza kubaka izindi nganda nyinshi. Yavuze ko kandi hari amafaranga yashowe mu bishanga ngo bitunganywe neza kugira ngo bitange umusaruro. Avuga ko umusaruro w'imboga, ibigori, umuceri kuri ubu wiyongereye mu buryo bugaragara cyane ugereranyije na mbere. Ibyo ni bimwe mu byiza by'akarere ka Nyagatare,
hari n'ibindi byinshi tutavuze. Akarere ka Nyagatare gafite ubuso bungana na kilometero 1919, kuri ubu kakaba gatuwe n'abaturage basaga 700,000. Nitwa Cedric, kanda subscribe n'umutse utarabikora kugira ngo tujye tubana ibiganiro byacu ko bukeye n'uko bwije. Tuzahora ubutaha.